ibintu byo gukinisha imitima y'abakobwa mu bireki babasore murimo muri camaranga mutima y'abana. Uteresa uyu amezi 3 ngo nongo ntabwo ari mu mwuka. Uteresa uriya ngo no ntabwo asenga cyane. Wowe asenga cyane se? Nakubwiye ikintu cy'umukobwa i Kigali si ibintu byo gushakisha byo kwinginga. Akwanga umurika gushaka umushuti we. Haku ibintu bigoye muri Kigali ni amafaranga asaba abakobwa. Tuzarya ibintu byaraye uri umuntu ufite ubwanwa nk'ubasha n'ubugayi bwa yewe wabutya. Ntabwo nkugira wangu. Njyewe azapfa nka nyine. Uskubikase. Mushiki wa Nzovu we igumiraho ngaho ntari. Umugabo wandongwe nabyuka mu gitondo akamaga. Buri umugabo akurandi warakubwira ati genda ongere kibuno. Ubu ndi muri size nimba utabikoze ndeka. Urabyumva uwo mugabo aguhaze wallahi arakubwira ati nibere ryaraguye. Pureshi kazamuka ukajya kuri baga. Umuntu wese ukoresha surgery. Muzi ko dufite abana b'abakobwa biteza inda. Ndavuga ati ningenda navuga ko ntwite niyo waza bambaye ibirenge barakugura inkweto ko barashaka kumva. Ubundi abakobwa banyu mu mabuye y'agaciro nayahe. Indwe mwana abantu bose babaye abanyenyanza baravuga ngo nta munyenyanza ugira ute unyaza undi ariko ubundi kunyaza urabizi Nzovu yewe kwisi uvuga ngo nyaza undi ega buriya unyaza urabizi mama pa n'ugushaje akungo gakoze karyoshye umva oya nta byamazi akonje niyo wavuga omo niyo wavuga iki ariko mu majyepfo harakuvuna ukambaza izo mwijuru kumva ati ziri hafi yawe wakururiza amazi ukumva ntizikora wakururiza amasengesho kakurusha intege none uri umujene ubwo bigenza gute ayiga Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana Iziko cyera nigeze kubona za nyogokuru ari ana yanjye Nyanyamaguru wanjye yegeje kunsudi. Navuga ngo ka ibyo nibiki. oya nugore najyaga nibaza umwana najyaga nibaza Kaka nkubiza umusuzi nikaka ibyo nibiki ati ni mvimu. oya narijyaga nibaza se abakecuru nabo nyine bameze nk'ukuntu tumeze ndamugogera agiye kwisiga ariko none niba umugiye munashaje zihunguka mbona hameze nk'aho nyogokuru yakumenye yarashaje mwa wageze aho n'inzigonyo oya izina ry'Imana umwana ujegeze iribu ntacyamo ngo arya neza byataye Yesu we tutakora abagabo murarya ahubwo bamubayeho neza ukumva umuntu yicaye iri yarimo aravuga perezida cyangwa aramuvuga nk'uko abonye wamugeze imbere iyo umugeze imbere akavuga ngo ni wowe nkunda hacamo ikintu kimeze nk'itiyo ngo icyo ubwo kubera iki dutandukanye na Katolike. Why are we different from the Catholics? Katolike ni imwe. The Catholic is one church. Naho umuntu wese arabyuka uwo munsi akaba profeta akaba apotre wenyine mu gitanda aratemwa ariko ni iriye zina ryiza agakora njenjenje karirengura Katolika rirengura kabiri busaba umwene gede umwe ni baraparambaranga apotre. Umva mubwire ntabwo wagira nakojeje munani ubwo bugari kari bwo bakoze mwinda rundi bakavuruguta ndikumva ndi kwaka mwana uretse batse nkubwira ko kandi bati ndabwira ubwo umugabo nyine bati pfukama nyinjira isoni nukoramo ako ntugire icyo ukura mu ipantaro nababaye cyane ikintu njya mfa n'abagore b'abakiri barabafuhira umugabo wawe yavugisha undi mukobwa ukirirwa wasaze wabwerabwereye wayagaye kuki uba wumva wavugisha umugabo wawe wenyine niwe wenyine ufite umupuri ubona rero ufite umupuri mwiza wowe kuki ukunda gushyigikira abantu bavugisha abandi bagore b'abandi kandi bafite abagore ariko se ko abantu batasaranga ariko ubundi urukundo rwanyu narutangiye kuzamo ngo okay sawa narindushye nta mwanya mfite
fata uko ubyumva kora uko ubishaka sawa na hejo sisita waduhaye umwanya natwe tukiyinjirira. ariko igikomeye kiruta ibindi igituma umugore mu rugo bamukubita akanoga akabona habiri akavuga ngo ntabwo azabasha gutunga abana nuko umwana w'umukobwa avuka ku myaka 21 yagera agatangira gutekereza umugabo ugomba kumushaka. Umusore w'imyaka 21 agatangira kwibaza aho azakura ikibanza cyo kubakamo inzu. Gutekereza baye bimusa. Urumva niba umwe ahiga imitungo izamutunga akazashakiramo umugore ashaka. Wowe mukobwa ukatangira kubyiruka utekereza umugabo uzagushaka aho gutekereza ibyo nawe ugomba gutunga. Ese abakore ku kimwumva gukubaho kwanyu kugomba kuba gushingiye ku mugabo. Yenekereza ko uyu muntu apfuye ari we munezero abagiye guhura nawe kuko mba nekereza yuko nta kindi gihano umuntu yabona kirenze iki cyo kubaho. Je nuko nigizera. Yewe nizera yuko nta kindi gihano Imana yaduha kirenze cyo kuba yaradushyize kuri isi. Je nuko nizera muvande. Nukuri kose ntago nizera ko ari ikindi gihano Imana izaho umuntu kirenze cyo kumushyira kuri isi. Ubwo suzagira umunwa kugeza rya. Mbese ngiye kutambajije Imana imbajije ngo nguhiki nahitamo iki urwagwa urwagwa mbese ni wowe babajije ngiye imbyaro 9 mfite umwana umwe urumva nta kibazo mfite ubwo ngewe ikibazo nagize ubwiza n'ukuri ngiye nakoze ngiye nasambanye mfite imyaka 5 siko banira sida ubwo urabe ivugire Jiriberi we zimya nyako Jiriberi wazimije radio kandi iki zimya bataza kubishyira mu ibyo byanyu bya hari n'ibikozi baba baratanze kuzimya n'iki gicyago cyumva ugushinyikira ndetse ese wowe ntabwo ujya gukinisha Jiriberi unanu bigenza Jiriberi arakishije ubaye hute nuko Zaburi 2:12 ubundi nakushe kuba ntaguhaye hanje ngasaho Zaburi 2:12 yego havuze gute aravuga ngo soma umwana atarira Chérie oui soma oya kubera iki niho tukimenyana inkoko yejeje kujya mwari muzi nanjye ndago ndasinda mu buzima hari ingovu urabona mfite ndagitubwiza ukuri njyewe ngagi nyitegereze neza ndagovu mfite kandi kigagi nicyo kimbyibuhishaga ngagira ubuziranenge nganyarira n'umugabo ngana munera oya yakavukanye ubumuga bw'akaguru ntabwo navukanye wa mukaritasi oya yaka nanjye navukanye ubumuga bw'ubujyakuzi buzeme ufite metero z'ubujyakuzi mfite metero 35 ariko ndashima Imana nta kibazo ariko yakanawe afite ubumuga bw'akaguru n'abana beza abagabo ariko ntabwo ari kuba mufite mu kiganza ariko abagabo n'abana beza iyo mwumvikana mugashira hamwe utamutesha umutwe abagabo banga abagore babatesha umutwe gukorera amafaranga banahamagara abakire bakanywa bakanywa kuri cya cyuma none cya cyuma bashinzwe akaba yigira atya kumwe abagabo bana ari subiza cya cyuma batera akabageza mu bajyana n'imbata iri mu mazi nta n'umuntu wamenye ngo niba barambaye gapote cyangwa se niba batarambaye gapote gusa icyo abantu biboneye abantu bose bari shemarike cyangwa se umuntu wagiye muri ya parikingi hari ku isaha y'isambiri z'ijoro ubwo batangiraga kumutatura barangiza kumutatura 3:07 kubita bikomeye amasaha rimwe
abiri atatu araho mu muhanda ari gutera amabere abagabo njyewe ariko izi soko ziba zidatsinda aha ukabura bungutse rero nyirakaguru ikivuye guhiga he asina koze iki ariko wigize kaguru wigize karenge uzajya ugenda umuhanda wose undi muhanda amasabira amasatatu izi saho umuntu akaba atararya asina koze ibyo hariya bimwe byashiriye ibiryo byashiriye ntabwo ruri hano wangize umuyaya wawe ariko ntasoni genda kugenda ibyo bintu we hajya kugenda tuza abagabo turi gukubita agatu ndakwiyamye n'ikindi gihe wasanga hamwe abanyamakuru n'agakoko mutakigurira agasamake wasanga mutagira igisenyi ngo musohoke ngo murimo kubikayo ibibanza ngo ay'amamodokari oya nzovu ndinywera nka bomora nta bindi urashaka no kumpima umupuri ariko kumpimira umupuri wanjye ariko ndebere niba hari ikintu kiriho sha comekamo meze nkaho ndajya mbahura urabona baguzi wowe maguzi tujya turi kujya wumvisha udusya gatonda wanjye hanyuma se yaka umugore wawe nawe ni rubunda ku mazi oya nta nzoga nywa pe yego niyo mahirwe nanagize sha nabonye umugore rwose ni umwana witonda utanywa inzoga yego ibintu ugira amagambo make buriya se ku ntege uragwije ubasha kumutera umurengwe ku ntege uragwije ujya ubasha kumutera umurengwe oya njye mpingaho nshoboye sinabibabwiye higira hino twebwe indaya nizo zidukenesheje indaya zirya amafaranga ariko nambwiye ngo indaya wayirengereza gitatu ku munsi w'ejo hari abakobwa twatimo turavugana barambwira ngo ariko Jesco isaba bipangu ngo nawe ngo ujye uvuga ngo abakobwa ngo dukunda amafaranga ngese ngo abahungu batanga amafaranga baracyabaho ako mwabahungu mwe ngo ntimugitanga amafaranga sha ariko mwabakobwa mu bundi bayahaga mwabaga mwakoze iki mwabaga mwahinze se mwabaga mwakoze iki byase kugenda bakakubenura bakakubayura bakakubomora ibyo gusa bakaguha amafaranga ariko namwe mwabahungu mwe narababwiye ngo ubundi ntiwakagombye kurenza agacumi ubaye nyine uri umukapa bundi birazwi neza ni inoti ya 6 waba watanze menshi kugira ngo abone n'ukuntu atega moto nyine ukabigira 7-5 Tovu, nawe gira urongore rero. Hari igihe ntarongora se. Hari igihe ntarongora. mupfana iki n'umwanda umwanda noneho ni uzi ko wagira ngo mufitanye isano n'umwanda hari umumotari agira ati akirwa yambaye ibikote urumva bya bote cyangwa se ibikweto bidaheruka amazi cyangwa se ubwe nawe ashobora kuba adaheruka amazi uti gute hari uwo twaganiye arambwira ngo erega mba naraye ku muhanda nkanirirwa ku muhanda bivuze ko ntaho agira ajya koga kubanza amaze gukora sex inshuro nyinshi ni nka 100 ushaka gusanga wenda bitari atena kenshi cyane bigaki uri nka kanga ugereranyije kenshi cyane nka kanga yenyine ntago nabibara mani ngo mbigereranye n'isuni hejuru ya 15 wewe wagereranya ibintu biryo wakuriye mani bikavamo